Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana ibana natwe, Imana itwitaho, Imana yaturengeye. Turagushimye Mwami ko tugeze aya masaha nta gikuba cyacitse muri twe. Icyubahiro ni icyawe. Ntabwo ari uko twari beza, ntabwo ari uko twarutaga abandi, ahubwo nubone n'imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye. Duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo tweze utuboneze rwose, udukureho umugayo wese watugaragaho Mwami, mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twarebye. Mwami turakwinginze kugira ngo utweze rwose, udukureho icyatuma tutagaragara imbere y'ubwiza bwawe. Twejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Mwami ukimara kutubabarira, uzubane natwe muri uyu mwanya kuganira ijambo ryawe. Unyemerere nkubere mukoro we wivugire mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rigira aho ridukura naho ritugeza. Ijambo ryawe rihindure rwose. Oh haleluya. Mwami nsengera abagiye kuryumva kugira ngo nabo ribagirire umumaro, ribabere impamba muri urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze no gukora kwa Satani, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakiyoberanya, tubitaye mu nyanja yo kwibagirana mu izina rya Yesu. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke, abane natwe n'abari twe Mwami, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvisha gusenga ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 umurongo wa 28. Reka nsome mu izina rya Yesu. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ni ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze musange ndabaruhura. Ni ukuri Imana yacu iraruhura, Imana yacu ihindura amateka, Imana yacu ikora ibikomeye. Nta bundi buhungiro twabona, nta wundi murengezi twabona uretse Imana yonyine. Ni ukuri reka mbabwire, abantu bajya biringira ibifatika, abantu bajya biringira ibyo bafite, ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu atiringiye Imana ntacyo aba afite. Iyo umuntu atiringiye Imana, ubuzima buba bucagase, aba afite icyo abura. Niyo mpamvu mbinginga ngo mureke tuzanire Imana ibitugoye, ibitubabaje, ibiduciye intege, ibitwihebesheje. Nimubizane tubizanire Imana, kuko ni isezerano yaduhaye. Iratubwira ngo mwese abarushye n'abaremereye, nimuze munsange ndabaruhura. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo Imana iri kukubwira ngo zana uwo mutwaro, zana icyo kigoye, zana icyo kikuruhije, zana icyo gitumye umutima wawe uremererwa, kizanira Imana kugira ngo ikuruhure. Nta wundi wakuruhura. Imana niyo yonyine iruhura. Umuvandimwe ntago yakuruhura, umubyeyi ntiyakuruhura, inshuti ntiyakuruhura, ariko Imana ijya ibasha kuruhura umuntu, kandi umuntu akongera akagubwa neza muri we. Ndakwinginga wo nkurikiranye kugira ngo ibyo waba waranyuzemo byose, ibyo uri gucamo byose, bibwira Imana, bizanira Imana kugira ngo ikuruhure, nawe umererwe neza. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke twikomeze ku Mana, kuko Imana niyo kwiringirwa ibihe byose. Ni ukuri wo nkurikiranye, iringira Imana n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, we kugira ikintu wishingikirizaho, kuko reka mbabwire, ikindi icyo ari cyo cyose umuntu yakwishingikirizaho muri iyi si atishingikirije ku Mana ni umusenyi. Ndabinginga rero kugira ngo mwiringire Imana, mwishingikirize ku Mana, kuko niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Niko ijambo ryambwiye. Ndabinginga kugira ngo muyiringire, muyihungireho, kuko nibwo buhungiro bwizewe, nibwo buhungiro budakemangwa. Ahandi umuntu yagerageza guhungira, ni ukuri ndababwiza ukuri, kwaba ari ukuyoba.
nimuze mu Mana, muhungire mu Mana kuko ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, ibyo uri gucamo, ibyo bikuremereye, ibyo bikunanije, ibyo bitumye ufite umubabaro udashira, ndagira nkubwire ngo ubizanire Imana ikuruhure kugira ngo ukomeze urugendo udacitse intege. Bene data, ndabinginga mwishakire ahandi ubuhungiro, kandi ndabwira umuntu utari mu Mana, ndamubwira ngo ari mu gihombo gikabije, uri mu gihombo utari mu Mana, ngwino mu Mana, ngwino ugubwe neza, kuko mu Mana tuboneramo ibyishimo utahabwa n'amafaranga, tuboneramo ibyishimo utahabwa n'ubutunzi, tuboneramo ibyishimo utahabwa n'umuryango. Ariko reka mbabwire, mu Mana umuntu agubwa neza akumva umutima ukeye. Niyo mpamvu binginga ngo muze mu Mana, kandi ni ukuri muyibemo mutayiryarya, kuko Imana ntabwo ikunda umuntu uyiryarya. Imana ishaka abanyakuri, Imana ishaka abantu bakora iby'ukuri, Imana ishaka abantu bakiranuka, ntabwo yishimira abantu bayiryarya. Ndabinginga rero nimuze mu Mana, muyibwire byose, muyibwire ibyo mukeneye, muyitakire, ni ukuri irabumva, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Ntabwo ihamagaye bamwe ngo abandi bareke, ihamagaye buri muntu wese. Nawe uri kugushaka, nawe iraguhamagaye. Zana icyo kikuruhije, zana icyo kikugoye, zana icyo gitumye wiheba. Reka mbabwire mwene data unkurikiranye, wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'umubabaro, wiheranwa n'ibyo byose bikugoye, wiheranwa nabyo. Ngwino ubibwire Imana, bizanira Imana ibigutwaze, bizanira Imana ibikuruhure, kuko reka mbabwire Imana ikunda abantu bayo. Ndabinginga rero kugira ngo ibyo muri gucamo, ibibagoye, ntimubiherane, ahubwo mubizanire Imana kugira ngo ibaruhure. Imana ijya iruhura umuntu akagubwa neza, Imana ijya iruhura umuntu akabona amahoro yo mu mutima. Reka mbabwire, amahoro nta handi wayakura, ni mu Mana honyine. Imana niyo itanga amahoro atajya ashira, amahoro ahoraho iteka ryose. Abantu bagerageza kuyashakira ahantu hatandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo aho hose ntago yavayo. Amahoro yuzuye ava mu Mana. Nimuze mu Mana rero, muyizanire ibibagoye, muyizanire ibibaremereye, ubundi baruhure, ibahe amahoro itanga, ibahe umunezero itanga, ibahe kugubwa neza. Kandi ikirutaho, reka mbabwire, iyo umuntu agendanye n'Imana, iyo umuntu akoze ibyo gukiranuka, iyo umuntu agenze uko Imana ishaka, ikirutaho ahabwa n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mbabwire ngo rero, mwitwarwa n'iterambere, mwitwarwa igitugu, iby'isi byo kubatwaza igitugu, ahubwo nimuze mu Mana. Kuko reka mbabwire, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Ngwino rero mu Mana, ushaka ubwami bw'Imana, ukiranuke ku gato no ku kanini, wirinde ikibi n'igisa nacyo, naho ibindi byo tuzabyongererwa, kuko niryo sezerano dufite. Ibindi byo tuzabihabwa, kuko Imana ifite byose. Imana yitwa ishobora byose, kandi Imana ni byose, kandi Imana ishobora byose, kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo kuri wowe, nta kibasha kukwambura umugisha Imana yaguhaye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muze mu Mana, kuko nitubigendamo neza izaduha n'ibindi byose, kandi ikirutaho izaduhe n'ubugingo buhoraho. Mwene data rero, ndakwinginga kugira ngo uze mu Mana kandi uyibemo neza, kuko abantu b'Imana bagiye bayibamo neza, bagiye bagororerwa. Yobu yahuye n'ibintu bikomeye, Yobu yahuye n'ibigeragezo bikomeye, yanyuze mu bikomeye, ariko akomeza arakiranuka.
Ndakwinginga rero nawe nkurikiranye kugira ngo ibyo uri kunyuramo byose, ibihe bikomeye uri kunyuramo, ibikuruhije uri kunyuramo, ibyo biguca intege uri kunyuramo, ukomeze ukiranuke. Ufatire urugero kuri Yobu uko yakomeje gukiranuka, Imana ikamunezererwa. Kuko reka mbabwire, yarakiranutse yirinda icyamutandukanya n'Imana, kandi Imana ireba umutima we. Imana ireba ukuntu yakomeje kuyumvira, yakomeje kubaha Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Ubwo inshuti zari zitangiye kumwihakana, ubwo inshuti zari zitangiye kumwicaho, ubwo umugore we yaratangiye kumuca intege, ariko arangije arakomeza aguma ku Mana, arakomeza arayubaha. Imana nayo iranezerwa, ikajya imunezererwa, ikamwirata, ikavuga ngo umugaragu wanjye Yobu. Oh haleluya! Reka mbabwire, Yobu rero Imana ikomeza kumunezererwa. Imana irangije nyuma yaho imukubira inshuro nyinshi by'ibyo yari yarabuze, irongera iramushumbusha. Ndagira nkubwire ngo nawe ibyo uri gucamo byiguherana, ibyo uri gucamo byituma utera Imana umugongo, ibyo uri gucamo byituma witotombera Imana, ahubwo bizanira Imana kandi ukomeze ukiranuke muri byo. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, Imana izaguha igisubizo cyiza kandi kiruta iguhe n'ubugingo buhoraho. Nimureke rero duharanire gukora icyiza, nimureke dukiranuke ibyo twaba turi kunyuramo byose, kuko Imana itubwiye ko tubizana tukayibiha ikaturuhura. Bizanira Imana ariko ukiranuka, witwara uko Imana ishaka, wirinda ikibi n'igisa nacyo. Kandi reka mbabwire, nitutagwa isari tuzasarura. Kandi ndababwiza ukuri, iyo umuntu ari guca mu bikomeye, iyo umuntu ari kunyura mu ntambara, iyo umuntu afite umubabaro n'agahinda, ahangaha niho Satani aza akazana amajwi, akagira ibyo akuganiriza, akakubwira ati Imana yarakuretse, Imana yarakwibagiwe, Imana yawe ntiriho. Ariko ndagira nkubwire ngo wowe nkurikiranye, ayo majwi ya Satani yahunge, ayo majwi ya Satani wiyumva, ayo majwi ya Satani yatesha agaciro, ayo majwi ya Satani uri kuza kukwihebesha, yabwire ko ufite Imana ikomeye, yabwire ko ufite Imana iruhura, yabwire ko ufite Imana ihindura amateka, yabwire ko ufite Imana ikiza, yabwire ko ufite Imana ihindura ubuzima, yabwire ko ufite Imana itanga amahoro. Ayo majwi wiyumva ayo majwi ya Satani, kuko twizeye Imana ikomeye, twizeye Imana ikora, kandi iratubwiye ngo nituzane ibituremereye, nituzane imitwaro yacu, nituzane ibyo bitugoye, tubizane turuhure. Icyo usabwa wowe ni ukubizana, ariko ugakomeza ugakiranuka, ugakora ibyo Imana ishaka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukirinda icyagutandukanya n'Imana, kugira ngo nyuma yaho uzabone ubugingo buhoraho. Imana ikomeze tugirire neza. Bene data, ntabwo nagenda nababwiye, umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, namwakire. Igihe ni iki? Uyu munsi ni wo munsi wawe, ejo ntuhazi. Hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Yesu Kristo, akubere umuyobozi, akubere umujyanama, akubere inshuti, kandi agufate ukuboko azakugeze mu ijuru amahoro, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data utamujyanye. Reka mbabwire, gukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukudasobanukirwa, ahubwo ni amahitamo meza. Ntabwo uzicuza gukurikira Yesu Kristo, ntabwo uzicuza kugendana nawe, kuko muri Yesu Kristo umuntu agubwa neza, aboneramo amahoro, aboneramo umunezero, aboneramo umutuzo, kandi ikiruta byose akaboneramo ubugingo. Niyo mpamvu nkwinginga rero, utari wamwakira kugira ngo mwakire. Igihe ni iki? Mwakire. Kandi ndakubwira nawe wari ucitse intege, wari witotombeye Imana, wari utwajwe, Satani yaraguciye intege, Satani yari kukubwira amajwi ugashaka kuyumvira. Ndagira nkubwire ngo pfukama nawe usabe Imana imbabazi, kuko Imana yacu irashoboye, ishaka ko ibyo byose bikugoye ubizana ikabikuruhura. Ni wowe wo kubizana kugira ngo bikuruhure. Niba rero hari aho wacumuye muri ibyo wari uri kunyuramo, pfukama usabe Imana imbabazi, irakubabarira, ihora ku ntebe y'imbabazi, kandi dukunda urukundo rwinshi. Imana ikomeze ibiteho kandi bamere umugisha, ikomeze basure kandi baganirize. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko dukunda.
ijambo ryawe ratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze musange ndabaruhura. Mana nsengeye abankurikiranye, abari barushye, abari baremerewe, abari bafite ibibaciye intege, abari bafite agahinda ko mu mutima, bari bihebye, Mwami bana nabo kandi ubiyereke kuko urakomeye, uriho urakora, kandi uko wakoraga kera na n'ubu niko ugikora, uko ari uri kera na n'ubu niko ukiri, ntuhinduka Mana, icyubahiro ni icyawe. Bana nabo rero buri wese uko agukeneye umusange, wari ubuze amahoro yo mu mutima uyamuhe, wari wihebye, wari ufite intimba n'agahinda umuhe amahoro yo mu mutima. Mwami Imana, wari urwaye umukize mu izina rya Yesu Kristo. Mana dusengeye n'abatarakumenya bahe kukumenya, badahinduka ubahindure, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Bana n'ipfubyi n'abapfakazi nabo biyereke, buri wese uko agukeneye Mwami, umusure umuganirize, Mwami yongere yiyumve mu ibyiringiro by'ejo hazaza. Urakoze Mwami, ababyeyi bategereje urubyaro biteho, bagirire neza kandi ubarwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Mwami dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aze akomeze aganirize ubwoko bwawe iri jambo, kuko njyewe ntabwo nashobora, ariko Mwuka Wera ajya abasha kuza akaganiriza umuntu rwose, akamwumvisha icyo washakaga kuvuga. Bana nabo rero bagirire neza kandi ukomeze ubahe umugisha utanga mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze Mwami kutaturetse, icyubahiro ni cyawe ubona iteka ryose, amen. Mwakoze cyane, Imana y'amahoro ikomeze ibiteho, ibagirire neza, kandi buri wese uko ayifuza ayibone, yongere ibiyereke bundi bushya, kandi bampere umugisha itanga kubwo kumvira umwuka, kubwo kumva ijambo ryayo. Imana ikomeze ibiteho kandi ibiyereke, kandi uyu mwanya wanyu ntube impfabusa, kandi ikiruta byose ikomeze barindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.